akunyuza mu bikomeye ariko akakurinda kuko Uwiteka n'ubundi niwe utegeka ijuru agategeka isi agategeka n'ikuzimu buriya hose arahakontorora. ubundi njya mvuga ngo ikuzimu ko nabonye Satani uriya sekibi bita Satani ubundi ni muri gereza ya Satani kuzimu niko hitwa nge nahise muri gereza ya Satani kuko namubonye aboheshejwe iminyururu myinshi cyane aho Yesu yasize amuboheye imyaka 1000 agiza n'uyu munsi ni wakiboheye. Bishaka kuvuga ngo umuntu nyumva mutera gatebe cyane mufite amatsiko yo ntangiye kuvuga ku bintu nk'ibi abantu benshi barahurura baba bakeneye kugira ngo bavyumve kandi nanjye icyo gihe yerekwa sinjye waryihaye nari hawe n'Uwiteka Imana ishobora ari hawe uri mu irimbi njya ngira ikibazo cy'umuntu utangira kuvuga ijuru atarize akanavuga ikuzimu n'ahatarahageze abantu kugira ngo bazabone ijuru bizabagora kuko umuryango w'ijuru kuwinjiramo bizagorana cyane. Niyo mpamvu Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye aravuga ngo ab'imbere bazaba binyuma. Rero Imana tugire neza cyane. Icyo gihe rero umuyisilamu angirira impuhwe ku munsi wa 4 ankura muri ayo marimbi y'agatenga njyana mu gipangu hariya za Kicukiro. ubwo Alice mwe mwahuye yari yagiye we yene urumva namanutsemo hasi abademoni babiri barashe hanyuma umwe yataka Alice undi aranyataka njyewe urukubyumva nubwo nari ndyamye kuri icyo gituro cy'umuntu mu gatenga mu marimbi ariko umudayimoni yaje nsa n'uri mu mubiri ntarajya mu mwuka. Ariko wibuke ijambo Yesu yavuze ngo nzabohereza umufasha w'umwuka wera azabafashaho rukomeye. Uwo mufasha yaraje aje umwuka wera manukiye ntangira guhishurirwa mpita mbona amasikariye umudemoni yari ari kwereka Alice aho ari bumanukira warukijijwe nari y'umuntu asinzira ubundi ni fromire y'ibitotsi ni fromire y'urupfu. ubwo wowe waruryamye nge nari ndyamye ariko mu buryo bw'umwuka wera mwiyerekwa bitanerekwa ndaho mu marimbi kuko nagiye muri gahunda y'Uwiteka nagiyeyo namanutse mu buryo bw'umwuka wera bigenda bite mpishurirwa noneho amabanga yo kwa Satani kuzimu. Nageze ku mudayimoni wa mbere ushinzwe kurinda amasikariye y'ikuzimu amasikariye 6 nyamanutse ngeze aho hasi ku isikariye ya 6 uwo mudayimoni yari afite amahane mabi cyane uko Imana ifite abamarayika bashinzwe kurinda ijuru ni nako Satani afite abadayimoni yabatije n'amazina bashinzwe kurinda ikuzimu no guhishurirwa ibintu byinshi cyane by'abakozi b'Imana b'abapastori benshi bamwe basinyanye amasezerano na Satani kuzimu basinyana na Satani kuzimu ko bazajya bamukorera ariko akarenge kamwe kari mu Mana kandi kari kuzimu. Bantu benshi cyane buriya uzagenda babonaho bazajya bagenda bandagara ndetse Imana bakoze isoni babakabarore ari ibyamamare bikomeye ari abashumba bakomeye bafite amatitire ngo na apotere ngo ne ba bishop ngo ne bandi abo bose. Njyewe nashatse gusinyishwa na Satani ibintu ngo nzamukorera ngeze hano ku isi arambwira ngo ibyo nzamukorera yashakaga ko nzamukorera yashaka ko nzajya nkura abantu mu byizero ngo mbajyana mu makabari no mu mahoteli kubyina bambaye ubusa ngo bavuye mu nsengero ngo akaba ari cyo nzajya nkora ngewe nkura abantu muhehe mu nsengero mbajyana hehe mu bibi. Ndi mu 2007 bitarapfukamira bayana ndi umukozi w'Uwiteka. Iyi mpeta nayiguriye yanjye nemera no kuburana ngewe sinzacumuzwa n'akamanyu k'umutsima ngo nemere kuba navuga ngo umuntu ngo ampaye amamiliyoni ari mu buswa no mu bujura. Ibyaba ngabo ujya wumva umuntu uzanshyigikira abyemeye atanzanaho n'impaka n'induru abikora bikuye ku mutima hano mu gihugu cyangwa se no mu bihugu by'amahanga n'abadiaspora bose banyumve kuko hari abantu bagifite ubumuntu. Ngiye Imana mu modoka kandi ikindi nkora ku bantu bakagwa hasi mu nsengero ubona ko hari abashumba b'ibyamamare bakora ku bantu gutya bakagwa hasi bariya babakoraho bakikubita hasi bakabandagana ni imbaraga bacishije kuzimu bazivanayo izo narazibonye. Niyo mpamvu buriya ngewe mfite byinshi cyane nabonye hari n'abaye benshi nzajya nshyira hanze Imana ari uko ibinyemereye hari benshi nzajya nshyira hanze mbashyire hanze urabazi none nageze kuzimu musanga abantu basa na Sarongo uyu nguyu w'umupfumu wese namusanze kuzimu ameze kuri umubona nyine yabaga afite inkoni ngo y'abakurambere atunga amahena akabo yayirisenge mani kamumwakurika mukiza imyuka y'umwijima ituruka mu bapfumu. Abo bapfumu rero bameze nk'abo ba Sarongo no bateza akavuyo bagateza imbaraga z'umwijima. Narabivuze cyane ndavuga ngo Sarongo agiye guhanwa igihano gikomeye n'Uwiteka Imana ishobora byose. Ninjye wabihanuye ubwo abapasiteri benshi bayongwe abapotere yongwe bari barahuye nawe baragerageza kurwana nawe yerekana imiriro mu masafuriya iri kwaka. Hanyuma njyewe nari ntaraza kuri iyi mihanda njyewe njeje ubundi
ariko njyewe naje ndi kumwe n'Imana mu buryo burenze abapasiteri benshi cyane, kuko bose Imana ibafatiye umwanzuro. Abapfumu bose aho bava bakagera ku isi cyangwa mu gihugu na hano mu gihugu no mu bihugu by'amahanga, abapfumu ntaho bataba no mu mashyamba. Hari amashyamba akomeye cyane bakunda kubamo bakorana n'ibiyoka bibi. Noneho ikindi ndavuga no ku mupfumu witwa Rwarutanga rw'amaboko ukunda kugira amababa abiri hano hejuru. nawe bavuze ko azakiza. nawe nabonye ikuzimu mu bantu, nabonye ikuzimu, nabonye nawe ameze nawe Rutanga rw'amaboko, abantu bameze nka kuriya Rutanga rw'amaboko bameze n'amababa yashize mu mutwe gutya. Nuko nyine ari amababa y'inkoko, niba ari ay'inkoko, niba ari ay'ibisiga, n'ibisiga by'amashyamba bikomeye cyane byo. Ariko ubundi kuki bakurikirana abapasiteri bajya gukurikirana abo bapfumu ba Sarongo Imana muhaye igihano, kuko namaze igihe kinini ndi kumubwira ati niyihane niba atihane inyama izava ku kibero cy'ihene cyangwa se ku kinyita cy'ihene, kwa kundi bayibagara nene bakayishyira mu isafuriya. Sarongo Imana anyeretse iyerekwa ngo azayirya imukumbagaze mukubite ku gikuta imugaruye hino. Mpamvu ari muri gereza ni ukubera yuko Imana yamushatse igihe kinini. Ndetse kuba nari cyano yagaragayeho asa n'umuntu ngo uri kwihana ngo avuga ati nanjye ubugingo nzabukenera. Ese wakihana Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV. Imana ibamugisha kandi Imana ibarinde mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Turabashuje namwe abari mu mujyi wa Kigali. Imana ibarinde kandi bakomeze ibagirire neza. Turizera ko Imana ikomeza kubarinda, kuko iyo twabyitse bikemera ukabona ko uri kugenda bimeze neza, Imana iba yarakurinze, natwe twese Imana yaturinze. Natwe turizera ko Imana yabarinze mwese mudukurikira. Mukandi subscribe ku Muremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora buri gihe cyose. Namwe mudufashe kudutera inkunga kwamamaza ubutumwa bwiza tubagezaho, kuko nawe urabona umugisha uhwanye n'uwo dukorera kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza cyane. Turabakunda cyane rero namwe abari muri diaspora ya gatanu, mu ntara ya gatanu y'u Rwanda, namwe turabakunda. Abari muri Amerika, Iburayi, Uganda, muri East Africa, Burundi, Kenya, Tanzania, mwese turabakunda cyane. Reka tubahe karibu, tubakire mu izina rya Yesu Kristo ku Muremyi TV. Dufite umutumirwa imbere yacu, muramuzi, ntabwo ari bwo bwa mbere tumwakiriye ku Muremyi TV. N'ubundi reka tumwakire ku Muremyi TV atwibwire, adusuhuze, kuko igihe cyari gishize ari kinini cyane tutaganira. Yesu nashimwe, mukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ni Prophete Florien. Mumeze mute? Naho ndashimira Imana. Iminsi myinshi Imana ikomeje kubana nanjye. Cyane ari maze ibihe mu masengesho ndi gusenga Imana. None Imana iranyemereye ngeza no ku Muremyi TV kugira ngo namamaze neza y'Imana, ndusheho kuvuga gukomera k'Uwiteka. N'iby'Imana yampaye ni byinshi cyane, abantu bigire hino batera agatero kugira ngo tuganire. Mukozi w'Imana, uri Prophete Florien. Prophete Florien, ubundi ryaturutse he, byagenze gute, kugira tusangize ubwo buhamya kugira ngo twumve n'abatukurikira bumve Prophete Florien ni muki? Ni umukozi w'Imana, ni ukuvuga ngo ubundi Prophete byo bivuze umuhanuzi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka. Hanyuma titire ya Reverend, umuntu ntabwo abyuka mu gitondo ngo ayibone. Titire ya Reverend Pastor, umuntu agomba kuba afite aho yaciye. Nanjye rero mfite aho nanyuze henshi cyane hatandukanye. Nemererwa guhagarara mu mukumbi w'Imana, nkabasha kuyobora itorero ry'Imana, nkayobora umukumbi w'Uwiteka. Rero urumva nakoze umurimo w'Imana, mva ku rwego rw'ivugabutumwa rwa evangeliste ngera ku rwego rwa mwarimu w'itorero, mva ku rwego rwa mwarimu w'itorero ndwana n'ibibazo by'abakristo mu itorero. Hanyuma nicara mu ofisi y'insengero nsengera abantu, Imana ibagirira neza. Mva kuri urwo rwego rwa mwarimu ngera ku rwego rwa pasiteri, mva ku rwego rwa pasiteri njya ku rwego rwa Reverend Pastor. Ubwo urumva ni ahantu hatatu naciye, cyangwa se nahita hane. Nahereye mu ivugabutumwa njya ku rwego rwa mwarimu, ku rwego rwa mwarimu mba pasiteri usanzwe, ariko nza kuva ku rwego rwa pasiteri mba Reverend Pastor. Mukozi w'Imana, wenda aho ngaho wagiye unyura, ni muri ADPR, ni mu idini rihe? Nabanje gukorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR, gukorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR Kimihurura. Hanyuma Kimihurura mpamara igihe kinini ndi umuyobozi
muri ADPR. Icyo gihe mva muri ADPR, igihe kiza kugera biba ngombwa neza yuko mpindura njya mu itorero ryitwa Siloam Pentecost Church, ariko kubw'umuhamagaro nkorana umurimo w'Imana n'umushumba witwa Celestin Mose Kavuzanduru wari bishop icyo gihe. Hanyuma icyo gihe niwe wabashije kunsengera ku bwarimu, mbasha gukomeza titire y'ubwarimu, nkora umurimo w'Imana, nza kuva kuri urwo rwego rwa mwarimu. Hanyuma igihe kiza kugera noneho nza kujya mu itorero ryitwa Redeemed Church nisengeramo igihe kitari gitoya. Hanyuma mba pasiteri, mba ku rwego rwa pasiteri. Igihe kiza kugera noneho biba ngombwa yuko ntangiza umurimo w'Imana mu rwego rujyanye n'itorero ku muhamagaro wanjye gusa. Hanyuma noneho nza kugera igihe nzamurwa mu ntera, nsengerwa ku itorero nsengerwa kuri Revera Pastor mu murimo w'Imana w'itorero nari mpagaraye muri icyo gihe. Hanyuma ubwo navuga ngo 2018 cyagiye habaho igihe cyo gufunga insengero nyinshi cyane. 2018 Imana ishimwe cyane. Rero umukozi w'Imana rero murabyumvishije mwebwe abadukurikira, reka twibaze wenda ubuhamya bwawe wabutanze ku yandi macano, ariko hari ikintunguye. None ibyo bavuze nibyo waba warabaye waragize bavuze mwirimbi iyo bavuze ikuzimu? Iyo bavuze kuri ibyo bintu ubwo baba bari gushaka kuvuga ku iyerekwa nigeze kugira mu mwaka w'2000, ubwo nari mu buzima bugoye, nta buzima nta mibereho, mba mu Marimbi ya Gatenga. Icyo gihe uburyo nahageze ni ubuhamya bwanjye bwo hasi muri fondasiyo, nturuka muri Rusizi nza mu mujyi wa Kigali, nta muntu n'umwe mpazi, nkiri umusore w'imyaka 17 gutyo. Muri icyo gihe ni ukuvuga ngo Amarimbi ya Gatenga nayamazemo amajoro 3 n'iminsi 3. Ijoro rya kane ngirirwa umugisha mpakurwa n'umuyisilamu. Abasilamu aho muri rwose Imana ibaho umugisha, murabana beza. Abasilamu, itorero ry'abasilamu buriya abantu benshi ntabwo babasha kurimenya, nubwo ntabashije kujya muri Isilamu ngo mbashe kuyisengeramo, ariko abasilamu bafite umutima wabo Imana yabihereye. Banza ibyigisho byigishwa na Korowani ibasha kubakontorora cyane, kuko umusilamu niwe waje ankura aho ngaho mu Irimbi rya Gatenga mparaye amajoro 3 n'iminsi 3. Imana yari yahanjanye kugira ngo njye kwerekwa ibintu bikomeye cyane. Icyo gihe rero ubwo Alice yajyaga gikuzimu, nibwo yansanze ku ijoro rya kabiri mu Marimbi ya Gatenga, ahansanga nijoro. Hanyuma abademoni babiri baduterera icyarimwe. Nawe agiye ikuzimu? Nawe agiye ikuzimu, kuko we yarasanzwe yarabigize umwuga, ahora ajyayo ikuzimu. Ajya ikuzimu Alice arazwi, yagiye atanga ubuhamya ku macano menshi, atanga ubuhamya kuri YouTube cyane. Yajyaga ajya ikuzimu. Muri icyo gihe rero nibwo nabashije kugera ku rwego rwo kuba mu ijoro rya kabiri ndi kurara ku gituro cy'umuntu watashye aho mu Irimbi rya Gatenga, nta buzima nta mibereho, nta muntu nzi muri Kigali, ari ibihe bigoye. Alice ansanga rero aho mu Marimbi ya Gatenga saa 8 z'ijoro ku ijoro rya kabiri, naraye aho ngaho, naraye ku gituro cy'umuntu. Ari ukiri umusore? Ariko nari nkiri umusore noneho, ariko nge nari nagiye biri mu mugambi w'Uwiteka Imana ishobora byose, abantu batazi uburyo ngezaho, kuko ndibuka ko nari mvuye muri Rusizi, hanyuma imbobo zinkosorera Nyabugogo zinyiba udufaranga nari nsigaranye mu ipantaro. Twatutagise twatwegerane twari tukiriho, ubu haje amakwasiteri, navuga ngo iterambere ry'u Rwanda ryarabonetse cyane. Yes, icyo gihe rero mu mwaka w'2000 navuye muri Rusizi, abantu bari kurya inka zabo barya n'amahene, ndetse ikindi cya kabiri bavuga bati bari gutanguranwa n'impanda y'Uwiteka. Impanda y'Uwiteka ngo igiye kuvuga mu mwaka w'2000. Abantu barayitegereza rero barayibura, abantu barya ibyabo barabimara. Noneho nanjye mvayo ndi kugendera mu isezerano rya Yesu yavuze ngo abantu ntibajye mu murwa. Yesu yabwiye intumwa ngo nizijye mu murwa, ntiyazibwiye ngo nizijye mu byaro. Nanjye nari nje mu murwa mu rwego rujyanye n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero ngeze mu mujyi wa Kigali icyo gihe nyine nibwo nabashije kuhagera bwije, Kicukiro Sheri, mpagera nijoro. Hageze nijoro ndatabanyika, ntangira kugenda rero nerekera iyo ntazi, kubera ko Kigali urumva ati sinari nyizi.
hanyuma niro turuva nageze mu marimbi y'agatenga y'aho bashyingura. Noneho nanjye rero Uwiteka kuko yari ari kumwe nanjye nta hatarindira umuntu, nta hatakuvana, nta natakugeza. Ashobora kukunyuza mu bikomeye ariko akakurinda, kuko Uwiteka n'ubundi niwe utegeka ijuru, agategeka isi, agategeka n'ikuzimu. Buriya hose arahakontorora. Ubundi njya mvuga ngo ikuzimu ko nabonye Satani, uriya sekibi bita Satani, ubundi ni muri gereza ya Satani kuzimu. Niko hitwa, nge nahise muri gereza ya Satani, kuko namubonye aboheshejwe iminyururu myinshi cyane, aho Yesu yasize amuboheye imyaka 1000 n'ibumbagiza n'uyu munsi niwe akiboheye. Bishaka kuvuga ngo umuntu nyumva mutera agatebe cyane mufite amatsiko yo ntangiye kuvuga ku bintu nk'ibi, abantu benshi barahurura baba bakeneye kugira ngo bavyumve. Kandi nanjye icyo gihe yerekwa sinjye waryihaye, nari hawe n'Uwiteka Imana ishobora. Ari hawe uri mu irimbi. Njya ngira ikibazo cy'umuntu utangira kuvuga ijuru atarizi, akanavuga ikuzimu n'ahatarahageze. Abantu kugira ngo bazabone ijuru bizabagora, kuko umuryango w'ijuru kuwinjiramo bizagorana cyane. Niyo mpamvu Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ab'imbere bazaba b'inyuma. Abantu benshi rero babona umuntu yapfuye umurambo bakihutira kujya kuwushyingura, bavuga bati reka tumuherekeza, bakajya batora itaka barishyiraho ngo umuntu yatashye mu marimbi hariya za Rusororo uzajya ubibona, ndetse n'ahandi hose. Ariko ndetse bakajya bavuga ati nukuri rwose tumwerekeje mu ijuru agiyeyo, ati afite imirimo myiza yo gukiranuka. Ya hehe wamenya agiye hehe? Ijuru uvuga ntiburarigera, n'ikuzimu aho ngaho uvuga hasi ntiwahageze. Waretse njyewe wahayeretswe nkahabona, nkagusobana nkakubwira ibyaho. Njyewe narapfuye gutyo ubona, ngera mu rupfu nkiri muri Rusizi iyo ngiye mu mwaka w'1998. Icyo gihe nibwo narwanye n'urupfu, ngwana n'urupfu, njye uburozi bwica mbusangira n'abasore babiri bakiri batoya mu myaka 14-15 gutyo. Hanyuma mu gihe nari ndi gusamba ntakaboko iriya ntakagura iriya, icyo gihe bagenzi banjye bahita bapfa barabashyingura. Twaryanye uburozi bwica, ubwo nasubiye inyuma nyine nkiri hasi muri Rusizi iyo ngiyo. Hanyuma icyo gihe ndi kurwana n'umubiri nshaka kugira ngo nanjye akaboko ngatiriya n'iki nsambagurika, urupfu ndureba gutya arayizi neza, atari kuvuga ngo hari umuntu warundebeye. Nibwo marayika w'Uwiteka yaje yambaye ibyumweru dede, ampagarara hejuru, ampamagara inshuro 3 ngo Floriye, ati ndo Uwiteka ugukuye mu burozi bwica, ngukije uburozi bwica, uzajya ubwira n'abandi ko ndi Imana ikiza uburozi bwica. Ariko umuntu gasanga aravuga iby'ikuzimu ntabizi, n'urupfu ntiyarwanye narwo ngo arumenye. Ubwo se wabwira abantu iki? Njyewe reka mbivuge wabinyuzemo, kuko ari njyewe Imana yemereye kubinyuramo mu gihe gisa n'iki kugira ngo nkubwire wowe unyumva. Imana yacu tugire neza cyane. Rero Imana ni Imana ishobora byose, Imana ni Imana y'ubutware, Imana igivuga bikaba yategeka bigasohora. Rero nk'umunyamakuru warutanye umbaza ngo ese kuzimu hasagutu, ubwo nyine mba ngusobanura uko hameze kugira ngo wumve ndetse n'abandi badukurikiranye bashe kumva. Rero abantu mutera agatebe rero mwashe kumva neza. Rero Imana tugire neza cyane. Icyo gihe rero umuyisilamu angirira impuhwe ku munsi wa 4, ankura muri ayo marimbi y'agatenga njyana mu gipangu hariya za Kicukiro. Ubwo Alice mwe mwahuye yari yagiye? Weye n'urumva namanutsemo hasi, abademoni babiri barashe. Hanyuma umwe yataka Alice, undi aranyataka. Njyewe urukubyumva nubwo nari ndyamye kuri icyo gituro cy'umuntu mu gatenga mu marimbi, ariko umudayimoni yaje nsa n'uri mu mubiri ntarajya mu mwuka. Ariko wibuka ijambo Yesu yavuze ngo nzabohereza umufasha w'umwuka wera, azabafashaho rukomeye. Uwo mufasha yaraje, aje umwuka wera amanukiye, ntangira guhishurirwa mpita mbona amasikariye, umudemoni yari ari kwereka Alice aho ari bumanukira. Warukijijwe? Nari nkijijwe, naje mu mujyi wa Kigali nkijijwe, kuko nari narakiriye Yesu nk'umukiza wanjye. Nakirira Yesu nk'umukiza wanjye muri Rusizi muri Cyangugu mu mwaka w'1999 Nyakabwende. Kuko buriya ubundi abantu buriya Rusizi hari Cyangugu ni ahantu umwuka wera watangiriye. Abantu benshi batangiye kuza umwuka wera, umuntu watangiye kuza umwuka wera bwa mbere muzabibaze mu mateka yawuzuriye aho bita Nyamasheke. Aho ngaho muri Nyamasheke muri Rusizi hariya Rusizi Burundi nyita hariya muri Cyangugu Rusizi mbita ko ariho fondasiyo y'abanyamwuka. Umwuka wera niho yatangiriye, umuntu wa mbere utangiye kuza umwuka wera niho yawuzuriye. Rero jewe najyaga numva ibiterane umuntu witwa Gatabazi Meshaki yabaga ari gukoresha muri icyo gihe. Yakoresheje ibiterane byinshi bikomeye,
aho ngaho muri paruwasi ya Nyakabwende Icyangugu aho ngaho hafi y'Ubusozo. Ndibuka ko Gatabazi Meshake igiterane yabaga ari kubwirizamo nanjye nicyo nagiyemo, hanyuma nkigezemo nanjye mbatizwa nkurikira Yesu umukiza wanjye, nza kugera igihe mbatizwa mu mazi menshi, noneho nakira Yesu umukiza wanjye mu mwaka w'1999. Rero nza mu mujyi wa Kigali naje nujuje umwaka umwe mu gakiza, ariko nuzura umwuka wera ndi kuhanura byacitse, kuko icyo gihe mbatizwa mu mazi menshi nibwo natangiye guhita nuzura umwuka wera, nuzurira muri Yorodani aho Icyangugu. Rero naje mu mujyi wa Kigali ndi mu mwuka wera cyane, ntigita cyane umwuka wera akimva. Dukomeze aho ngaho, ukomeje aho ngaho uvuye aho ngaho werekwa aho ngaho ikuzimu. Yego. Kuri ayo masikariye. No kuvuga ngo nagiye kubona mbona amasikariye 16. Mbita nyabona mwiyereko ry'umwuka wera w'Imana. Mbita nyahishurirwa. Kuko umudemoni ari kunyereka ngo dura amasikariye hariya, umudemoni yaje asa nabi. Yambaye ishwambagara, bambaye ishwambagara, baba basa n'amarobo, niba abantu barabonye amarobo uko abameze nuko badayimoni basa. Alice yarari Alice we yari yamanutse, we yarazi inzira yari yagiye, kuko we yarasanzwe ajyayo kujya kurangura ubutunzi kwa Satani cyangwa se ajya kureba za diyama n'ibyo yajyaga kureba, kuko nanjye naramanutse isikariye ndabyibuka muri icyo gihe cy'umwaka w'2000 manuka icyo gihe mwiyerekwa uko namanutse ikibiri cyanjye cyasigaye ku makaro ku gituro cy'umuntu, hanyuma marayika w'Iteka asa naho afashe roho yanjye cyangwa se ubumuntu bwanjye bw'imbere amanura yo mu buryo bw'umwuka wera, manuka ndi kurebayo mu buryo bw'umwuka wera, ariko ikibiri cyasigaye ku gituro cy'umuntu. Ikibiri se cyasigaye ku gituro cy'umuntu cyapfuye cyangwa cyari? Oya cyane, no kuvuga ngo ubundi fromere umuntu yo ibitotsi reka mbivuge gutyo, iyo umuntu asinzira ubundi ni fromere y'ibitotsi, ni fromere y'urupfu. Ngo wowe wari uryamye? Nge nari ndyamye, ariko mu buryo bw'umwuka wera mwiyereko bitanerekwa ndaho mu marimbi, kuko nagiye muri gahunda y'Uwiteka. Nagiyeyo namanutse mu buryo bw'umwuka wera. Bigenda bite? Mpishurirwa noneho amabanga yo kwa Satani kuzimu. Nageze ku mudayimoni wa mbere ushinzwe kurinda amasikariye y'ikuzimu, amasikariye 6 nyamanutse, ngeze aho hasi ku isikariye ya 6. Uwo mudayimoni yari afite amahane mabi cyane. Uko Imana ifite abamarayika bashinzwe kurinda ijuru, ni nako Satani afite abadayimoni yabatije n'amazina bashinzwe kurinda ikuzimu. Ni ibintu bagomba kumenya, niba hariho ijuru hariho n'ikuzimu, ibyo abantu babimenye. Hari abamarayika bashinzwe kurinda ijuru ry'Uwiteka, Imana yashyizeho bari nk'abasirikare cyangwa ingabo z'abamarayika bashinzwe kurinda ijuru. Hakaba noneho n'abadayimoni bashinzwe kurinda ikuzimu. Ubwo rongeze ku mudayimoni wa mbere wari uri ku isikariye ya 6. Icyo gihe uwo mudayimoni nibwo yambwiye ngo aho uri kujya urahazi neza, ese ko tubona wowe utari fromere nk'iyaba badayimoni bacu, kandi tukabona uri mu mucyo mwinshi, kandi ukaba uri kumanuka uvuga ngo ugiye kureba ubutunzi kwa boss, kandi boss ko ari hasi kuzimu, ese hariya hasi nugerayo muraserera, kuko uriya ahora mu mwijima kandi azirekeye ahari, amategeko atangira aho ari, natwe yayaduhaye ayaduhera aho ari, araboshye. Hari akagabo kamwe kigeze karwana nawe, karagenda gasubira ngo aho bita mu ijuru. Ako kagabo niko kamuzirikiye, ati rero niba ariko kagutumye ukaba uje uri mu mucyo wako, muraserera n'uwo mugabo uri hafi. Umudayimoni ndavuga ati ngiye numvisha hari umukobwa umanutse hano, amanutse avuga ko agiye kureba iby'igiciro kihe, kandi ngiye nifitiye ubukene, nibwo ngiye naringeze muri umujyi wa Kigali. None ngewe ndashaka ubwo bukire, niba kuko buhari mu bunyihere, yaba ari nka surprise mbaye mu buryo ntarinzi, kuko nanjye ndayaha mu marimi ndayimbize. Yes, nawe ukumbi Imana ibifitemo umugambi, Uwiteka Imana nyir'ingabo yarabifitemo umugambi kugira ngo nje kuyishurirwa amabanga yo hasi kuzimu kwa Sekibi Satani, muvumbure menye n'ibyiwe. Nibwo namanutse rero nihuse cyane ngera ku isikariye ya 12, pasanga undi mudayimoni ufite amakara. Ubwo babaye abadayimoni babiri, nawe arambaza nk'uko wa wundi wo hejuru yambaje wo ku isikariye ya 6, arambaza ngo aho uri kujya urahazi neza, ese ko tubona ufite umucyo, kandi hano abajyayo baba bafite umwijima. Ati na wa mukobwa buriya wabonye wamanutse, buriya kuriya wamubonye, kuriya wamurebe, ati buriya ari fromire yacu twamaze kumufroma. Ati buriya wabonye ko we abari mu kijiji gisa natwe, ariko wowe ufite ikibazo kuko uri mu mucyo mwinshi, kandi uwo mucyo nuwo hejuru mu ijuru rindi.
ritari irya hano ikuzimu. Rero uraserera na sekibi Satani. Hanyuma uwo mudayimoni ambwiye cyo ndamubwira ati reka ngiye n'imanukire nefatire ku butunzi nampa inshingano nanjye akamforoma shobora no kuba nabyakira bibaye ngombwa, ariko nkibonera ku butunzi kuko ubukene n'ubundi nta kiza cyane. Ubwo nibwo namanutse rero ngera ku mudayimoni wa nyuma ku isikariye ya 16. Uwo mudayimoni aragatsindwa afite amahane. Umva ntuzahure nawe wa muntu uwo mudayimoni uko namubonye muri icyo gihe. Tekereza ibintu maranye imyaka 24, ubu turi 2024, nabibonye mu mwaka w'2000. Nabibitse igihe kinini cyane. Mfata ibihe byo gusenga, atansiyo bya bindi by'abahanuzi birukanka ngo inkuru irashyushye bagahita bayijyana ku makamera no ku macana. Ngewe mbimaranye imyaka 24 no guhishurirwa ibintu byinshi cyane by'abakozi b'Imana b'abapastori benshi bamwe basinyanye amasezerano na Satani kuzimu. Basinyana na Satani kuzimu ko bazajya bamukorera ariko akarenge kamwe kari mu Mana kandi kari kuzimu. Bantu benshi cyane buriya uzagenda babonaho bazajya bagenda bandagara ndetse Imana bakoze isoni babakabarore ari ibyamamare bikomeye, ari abashumba bakomeye bafite amatitire ngo na apotere, ngo ne ba bishop, ngo ne bandi abo bose. Ngewe nashatse gusinyishwa na Satani ibintu ngo nzamukorera ngeze hano ku isi. Arambwira ngo ibyo nzamukorera yashakaga ko nzamukorera, yashaka ko nzajya nkura abantu mu byizerwa ngo mbajyana mu makabari no mu mahoteli kubyina bambaye ubusa ngo bavuye mu nsengero, ngo akabari cyo nzajya nkora ngewe nkura abantu muhehe mu nsengero mbajyana hehe mu bibi by'ikuzimu. Ariko ampa kondisiyo rero navuga ngo niyo yatumye ndokoka umwijima wa Satani ngaruka hejuru. Rero iyo kondisiyo yampaye niyi, yahise ansinyisha sinyatire, arambwira ngo ninsinye sinyatire ngo yemera ko ngewe nzarinda mva mu mubiri ntabyaye umwana, karinda mva mu mubiri ndashatse umugore. Urumva yari ikintu kigoye. Hanyuma ayimbwira ariyo ampaye nka kondisiyo kugira ngo ngewe nkunde nze mukorere, nge mvana abantu mu byizerwa, njyana abantu mu bibi, ndetse nge nsinziriza abantu mu nsengero basinzire bahunikire. Hari abantu benshi uzajya ubona mu nsengero bahunikire ugasanga ari gusinzira kubita umutwe hasi ukajya ngo yaraye anyweye inzoga nyinshi cyane kandi nta nizanywa, ariko afite abadayimoni bamuteye bamusinziriza yageze mu rusengero. Pasiteri akabwiriza reka da abakristo ugasanga batwara. Ni ukuvuga ngo izo ni imbaraga zituruka ikuzimu. Hari n'izindi mbaraga zitera abantu kwihungiza bakajya bashya mu gihe ijambo ry'Imana riri kuvugwa nka gutya, hanyuma akajya yumva ari gushya akajya yihungiza kumva amatayi yarashya. Ni ukuvuga ngo uko yumva amatayi yari gushya buriya abayumva ari n'ibitero bituruka ikuzimu bikura abantu mu nsengero, none akumva yahita ko agenda akajya kunywa agacupa mu makabari no mu mabari. Ubwo rero abo badayimoni iyo bageze kwa padiri bakuramo abantu mu nsengero bakabajyana. Ngewe ndi mu bantu basenganye n'umuntu witwa Padiri Obaridi. Namukuriye ku birenge nsengana nawe no kubu yatashye. Ubu Imana yageze mu ruko ridashira ubwo ari mu ijuru. Uriya yabonye ijuru cyane Padiri mu ijuru. Impamvu ngembi hamya Padiri Obaridi twagiye tuvugana ubutumwa gihe kirekire ndetse nkamubu ruhande akajya nsengera amasengesho menshi cyane. Yubahwe mu ijuru aho yageze yubahwe, kandi n'imiryango ye rwose izamusanganye. Prophet twese tuzamusanga nta utazata. Reka wenda icyo kiganiro tugirangiriza hano. Murakoze cyane iki kiganiro cyo kuva cyo ko wageze kuzimu. Reka tukirangiza hano wenda dukomeze n'indi chapitre. Yes. Urakoze cyane kubwo buhamya utuganirije, ni byiza cyane. Icyo kiganiro ni cyiza cyane kuko abantu baba bakeneye kumenya ibyinshi byerekeranye n'ikuzimu no mu ijuru. Yes. Wenda akantu gato nakubaza. Hari abantu benshi cyane bibaza kuri iyo mpeta yawe. Yego. Yitwereke. Iyi mpeta yanjye rwose bayirebe. Bayibazaho. Ubundi abantu bayimbazaho buri gihe nkayibasobanurira, nta nubwo nshobora kuyikuramo hano. Impamvu ntayikuramo nta kitwaye, nta n'ikitwaye abantu. Nawe uri umunyamakuru yirebe. Twebwe turabanyamakuru tutadufite amatsiko. Nushaka kuyikoreho rebe kuko ushobora kuyikoraho n'urutoki gutya ntabwo wagwa rwose. Oya nta kibazo. N'abandi bose bayikoraho. Iyi mpeta iyi ngiyi ubona nayigure hano mu Gakinjiro. Nyigura yitambukiye gutyo, nyigura 1000 cyane cy'amanyarwanda. Hanyuma impeta zo muri Eminante n'impeta zikuzimu ndazisobanura. No kuvuga ngo nazo nazibonye kuzimu ko zari ziri, ariko si iyi ngiyi. Hanyuma izo mpeta
wabyumvishe njye mvi kuzima ariko ubundi nubwo warumbwiye ngo nimite ikuzimu na hari akantu gato nari ntarasobanura dusobanurire ubundi njyewe mva ikuzimu ngaruka hejuru ntabwo nari mbisobanuye neza dusobanurire nagarutse hejuru marayika w'Uwiteka yavuye hejuru Imana imwohereza aza asanga ndi guserera na Satani mvuga ngo njyewe sinzabye nzemera kubyara nzanashaka umugore ubu narashatse naranabyaye Imana yo mu ijuru yaratsinze Satani yaratsinzwe kuko mfite umugore n'abana mwaserereye muri kuzimu twaserera na Satani duserera anyereka n'ubutunzi yanindishije abademoni barindwi ubwo butunzi bwari bumeze nka diamana zabuze igiciro cyinshi hanyuma Satani yategekeraga hari afite amahembe arindwi ahuye na ba demoni barindwi barinda ubutunzi bwe ariko njyewe nanjye kuntu nari manutse kuzimu numvaga nahita ngendera muri za mbaraga z'umwuka wera ndimo ngahita mbwiba nkabuvanayo nkabuzamukana mu mucyo ndimo hanyuma nkabutwara Satani n'ubundi kamuhombye ariko birangira ntabumwibye nyine hanyuma marayika w'Uwiteka itaza arambwira ngo kiriya kigabo kiri ubona twagisize hariya kibohewe hari nje kugukura hano marayika w'Uwiteka yaje ari mu mucyo abademoni bose baramwitaza barahirima n'abandi barinda amasikariye y'ikuzimu bose barahirima bahita bajya ku ruhande hanyuma njyewe ahita ko ankura ni nk'ubuntu nagiriwe bw'ijuru ni ubuntu nagiriwe bw'ubumana none warumbwiye ngo nisoreze aho ngaho kandi ntari mbisobanurira uburyo navuye rero angaruye yaranzamuye ahita ko mbona uko anteruye anzana gutyo naraje mbona yongera kunyinjiza muri wa mubiri wanjye wari uryamye ku gituro cy'umuntu mu marimbi ya Gatenga saa 8 z'ijoro ubwo byari bibaye isaha ubundi mpishurirwa iryo yerekwa nari mazemo isaha imwe n'igice ikuzimu narebye ibyaho isaha imwe n'igice yose irashira nagarutse mu mubiri rero nsanga ndebye ku isaha yanjye ku gasaha kanye nari nambaye mu kibiri cyanjye ngarutse nyine nikanguye usanga cyari mwirimba nsanga ndyamye ku gituro cyo mwirimba ariko mbona hanyuma mbona nabonaga marayika w'Uwiteka yaraje mbona asa n'unsesetse muri cya kibiri anyinjizamo bitangaruka mu mubiri nirebye mbona ni nijoro saa 9 n'igice hafi saa 10 z'ijoro genda gutyo hanyuma noneho nibwo nabaye nkugarutse mu mubiri ubwo mbisobanura abantu neza kugira ngo babyumve ko abantu baba bakeneye gusobanukirwa neza nibwo rero warutanye mbasa kubyimbeta reka nyigarukeho nyibereke gutyo ndashima Imana ko ubu mfite Bibiliya y'ijambo ryera ry'Imana ndi umukozi w'Imana ndi mu bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali ndi umukozi w'Uwiteka iyi mpeta nayiguriye yanjye nemera no kuburana njyewe sinzacumuzwa n'akamanyu k'umutsima ngo nemere kuba navuga ngo umuntu ngo ampaye amamiliyoni ari mu buswa no mu bujura ibyaba ngabo ujya wumva umuntu uzanshyigikira abyemeye atanzanaho n'impaka n'induru abikora bikuye ku mutima hano mu gihugu cyangwa se no mu bihugu by'amahanga n'abadiaspora bose banyumve kuko hari abantu bagifite ubumuntu ngiye Imana ingura mu marimbi yansezanyije ko nzagira amazu yanjye none ndi mu nzu y'icyumba kimwe na saro nayo igoye ubuzima bugoye kandi n'abana 5 mu mujyi wa Kigali none abantu bagirira yakamwana impuhwe n'imbabazi yakamwana ngo bagiye kumugura ngo amazu bayanguriye nanjye bayanguriye ko ndi umukozi w'Imana njyewe ndi pastor ndi umuntu w'Imana uri guhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana nanze gusinyana na Satani amasezerano ngo wambe ubutunzi butuma ndeka Uwiteka kumukorera none ndi gukorera Uwiteka none umuntu waba afite ubujiji bwo gushyigikira abandi akananirwa gushyigikira umukozi w'Imana yaba afite ubujiji bungana iki no kuvuga ngo nanjye nibanyibuke uri kubyumva naje n'igare kandi nakagombye kuza n'imodoka yonza gusinyira ubwo butunzi bwa Satani kuzuma afite amamodoka kandi ikindi nkora ku bantu bakagwa hasi mu nsengero ujye ubona ko ari abashumba b'ibyamamare bakora ku bantu gutya bakagwa hasi bariya babakoraho bakikubita hasi bakabandagana ni imbaraga bacishije ikuzimu bazivanayo izo narazibonye niyo mpamvu buriya njyewe mfite byinshi cyane nabonye hari n'abaye benshi nzajya nshyira hanze Imana ari uko ibinyemereye hari benshi nzajya nshyira hanze mbashyire hanze urabazi none nageze ikuzimu musanga abantu basa na Sarongo uyu nguyu w'umupfumu wese namusanze kuzimu ameze kuri umubona nyine yabaga afite inkoni ngo y'abakurambere atunga amahena akabo ya iriya nkoni y'abakurambere ngo yari afite yatungaga yayitunze n'abapasteri benshi ariko baratsinda abapasteri benshi kuko bari mu mbaraga z'Imana bakajya batsinda hari n'abagiye bajyayo muri bwa bukono yabaga yashize ahantu acana uri kubyumva yabaga jijisha kandi abapfumu benshi burya ni nabo barya amaturo menshi
nubwo leta ivuga ngo irakurikirana abapasiteri ariko urundi leta nitoroshe nijya imurike no mu bapfumu imurike no mu bapfumu ireke kumurika mu bapasiteri gusa bari twishaka mu ibyaha gusa kuko n'abapfumu nibo bazana ibibazo iyo turi gusengera abantu benshi injangwe ziba zibwejagura abantu babibwejagura nk'injangwe tuzibakuramo ndetse bikajya bivuga ngo ni umupfumu uyu n'uyu wabizanye uzi ko bivuga none iyo turi kubibwejaguza bibwejagura binatugora cyane twebwe abapasiteri ubu uyu mwanya hari umuntu bimaze iminsi bibwejaguza ari kunyumva hari umunsi bimaze iminsi bitera amahemba mujomba mu mutima ari kunyumva uwo ndaza kuvuga nimero zanjye ashobora kumamagara nkamusengera mani kamumwakura ikamukiza imyuka y'umwijima ituruka mu bapfumu abo bapfumu rero bameze nk'abo ba Sarongo nibo bateza akavuyo bagateza imbaraga z'umwijima narabivuze cyane ndavuga ngo Sarongo agiye guhanwa igihano gikomeye n'Uwiteka Imana ishobora byose ninjye wabihanuye ubwo abapasiteri benshi bayongwe abapotere yongwe bari barahuye nawe baragerageza kurwana nawe yerekana imiriro mu masafuriya iri kwaka hanyuma njyewe nari ntaraza kuri iyi mihanda njyewe njeje ubundi ariko njyewe naje ndi kumwe n'Imana mu buryo burenze abapasiteri benshi cyane kuko njyewe mfite iyerekwa rirenze aba bapasiteri benshi ubona wabyumvise bishaka kuvuga mu yandi magambo ahubwo Imana indindi ishyari ry'abantu njyewe njya ngira ikibazo kimwe gusa yuko umuntu yari kuvuga gukomera kw'Imana hari abikanga bakavuga bati uyu nguyu noneho Imana igiye kumukoresha ibyo gutwara ibikomeye amashyari yabo Imana yandinde mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Uwiteka ashigikire abane nanjye ndaza kwamamaza ineza y'Uwiteka mvuge gukomera kw'Imana abapfumu bose Imana ibafatiye umwanzuro abapfumu bose abo bava bakagera ku isi cyangwa mu gihugu na hano mu gihugu no mu bihugu by'amahanga abapfumu ntabo bataba no mu mashyamba hari amashyamba akomeye cyane bakunda kubamo bakorana n'ibiyoka bibi noneho ikindi ndavuga no ku mupfumu witwa Rwarutanga rw'amaboko ukunda kugira amababa abiri hano hejuru nawe bavuze ko azakizwa nawe nabonye ikuzimu mu bantu nabonye ikuzimu nabonye nawe ameze nawe Rutanga rw'amaboko abantu bameze nka kuriya Rutanga rw'amaboko bameze n'amababa yashize mu mutwe gutya nuko nyine ari amababa y'inkoko niba ari inkoko niba ari y'ibisiga n'ibisiga by'amashyamba bikomeye cyane by'abapfumu bakoresha buriya no kuvuga ngo ubundi iyo umugeze hari ahita gutwara ubwenge ubundi bari abapfumu bene nka bariya ni nabo barongora abagore bakabashyiramo imyaka bayibashyiramo twebwe bakaza barira badusanga nk'abapasiteri dusenge mu izina ry'Uwiteka tubakuremo imyuka mibi babaroshyemo none ugasanga agiye ashaka urubyaro mu bapfumu yagerayo akamushyiramo ibintu bituma ahubwo amutsirika ngo ajye ahora amushyira amaturo niba nabo bayarya cyane ahubwo nabo ari bo bakurikirana abapfumu bose kandi reka mubwira Imana yantangarije itangazo rikomeye nagiye kubona mbana marayika w'Uwiteka ndi mu masengesho y'iminsi 3 ntarya ntanywa dore ubwo abandi bapasiteri benshi bafite ibikanu byinshi n'indazi n'agasozi ndatwa njyewe urabona ko nkiri mutoya urabona nta miceri ndarya n'amafiriti n'amanyama bihagije ntago ujya urya amaturo nk'ayo y'amahene nk'ayo y'abapfumu barya ntabyo ndarya bishaka kuvuga ngo ariko ngiye kuzarya kandi nizeye ko Imana igiye kuzabikora amazu ngiye kuzayabona ngiye kuzagira ubutunzi ariko buvuye mu buryo bw'Imana Imana ishyigikire amavuta yanjye bivuye ahakome rero ndagira nkubwire ngo hari abapfumu Imana ifatiye umwanzuro mu bapfumu Imana ifatiye umwanzuro n'uwo Rutanga rw'amaboko nawe arimo yihane Imana imuha agakiza Sarongo yihanire muri gereza aho yageze ni igihano Imana yamuhaye icyo kimuhereye kugira ngo akizwe bibaye ngombwa ishungura ry'Imana riraje ishungura ry'Uwiteka rigeze mu bapfumu benshi ishungura ry'Uwiteka riraje kuko ishungura ry'Uwiteka ndaribona riraje kandi Uwiteka ndabona kubura agiye gukubura ibintu byinshi cyane rero bishaka kuvuga ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ifite agahinda naherutse kuba ndi mu masengesho rero ndi mu masengesho Imana irambwira ngo ngiye kubona mbona ijambo riri muri Yoweri ibice bibiri ijambo rivuga ngo umunsi w'Uwiteka uraje umuhindo wawo ugeze hafi umuhindo wawo ugeze bugufi ngo abantu nibiyarure ngo buri wese yiyarure ngo ave mu mwijima ngo ave mu icuraburindi ry'ibyaha n'ibicumuro ngo abajyaga mu bapfumu ngo bakarya mu bukorikori bw'abapfumu ngo nibabivemo ngo kuko Uwiteka arambiwe ubupfumu ngo bwose abantu bakora Imana irambwira ngo buri wese niyiyarure ngo ku giti cye ngo kandi guca imanza birangire ku muntu wari we wese ngo kuko hari abantu benshi bari ku ntebe z'imanza zo guca imanza ku bandi ngo ahubwo abantu wese buri wese yirebe ku giti cye ngo kuko impanda y'Uwiteka ubwo igiye kuvuga ngo abantu benshi ngo ubugingo ni ikintu gikomeye arangije arambaza marayika w'Uwiteka waje yambaye ibyumweru dede ari gutangaza umunsi w'Uwiteka ukomeye arangije arambwira ngo mugabo ukundwa mpamagara nka kwa kundi Daniel yahamagaye mu masengesho arampamagara ati mugabo ukundwa
ati iki ni igihe genda utangaze ati ibyo nguhaye nzagushyigikira nzabana nawe nubwo waca mu bikomeye ariko ndi Imana izabana nawe Uwiteka azabana nawe kuko ibi mvuga si ibyanyu ibi mvuga ni ibyo Uwiteka Imana ishobora byose. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Rero niba bagira gutya bakavuga bati tubonye Harerimana Jean Bosco agiye kurya miliyoni 10 n'umugore we hanyuma ati turacyashaka ibizibiti by'amafoto y'abantu bambaye ubusa yagiye asengera bira n'ibimenyetso bya Satani kuzimu bagiye basinyana amasezerano na Satani kuzimu. Hanyuma noneho bakaba bari mu Mana ariko akaguru kamwe kari mu Mana kandi kari hehe ikuzimu kwa Satani ngo azabaha ama etage menshi abaha amazu menshi ngabaho ubukire bwinshi ariko buje mu bwesikoro butari kuri gahunda. Nge nibampesha umugisha bampesha umugisha ku neza ntawe nesikoye mvuge gukomera kw'Imana gusa nibyo ubundi nzabona ayo mazu mve mu nzu y'icyumba na saro hanyuma abadayimoni batsindwe Satana mwari izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru nzajye namamaza neza y'Imana. Ubu uramutse unshize mu nzu yanjye ngewe nahize umuhigo ndavuga ngo umunsi nabonye inzu yanjye ya mbere hano mu gihugu mu mujyi wa Kigali Imana yarabinsezeranyije. Abahanuzi barahanura barasarara mpagara ku gatuta abahanuzi barahanura ibyunzwe biraza barabahanagura ngo nzabona inzu yanjye none dore ngeze muri iyi myaka bari kuntega iminsi ngo nzajya gucukura imisingi ngo ngiye gucukura amatuwarete y'abaturage mu izina rya Yesu. Ntabwo nzacukura amatuwarete y'abaturage mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yangira cyashoboye ariko kuko abantu badukina ku mubyimba bakavuga ngo Imana yacu ntabwo ishoboye. Imana yacu iracyashoboye. Ubiri vuga butumwara umuntu rishobora kugera ku isi cyangwa mu gihugu akagira impuhwe ndetse n'imbabazi. Kuki bavuga ngo yakamwana wirwa yibenuranywa n'inzoga hariya sibyo ngo bagiye kumugurira amazu nge pasteur bakaba bananirwa kuyingurira namwe nibayingure nibampesha umugisha hanyuma mvuge gukomera kw'Imana. Ntego umuhigo ndavuga ngo ngewe nzarara kwibaraza ry'iyo nzu ndare nsenga Imana imbehe nkubita abana barare mu nzu n'umugore namamaza izina ry'Uwiteka n'umukameraman icyo gihe nshobora kumuhamagara nabonye etage yanjye Imana yampaye. Rero no kuvuga ngo njya numva ngo Western Union nta faranga niri ndarya ry'umu diaspora ngo rivuye mu bihugu by'amahanga. Nuzagira iyerekwa Imana yasezanyije bwa mbere rambya umuntu uzagira iyerekwa kuri nge bwa mbere akampa cyitwa amadolari ya mbere ngaho sinagira utsindikiza hanyuma ngo uwo muntu azaba umuntu ukomeye n'indege zo mu birere yazigura. Uwo muntu azaba umuntu ukomeye wabyuvishe ngo ndetse n'ibyombo byo mu nyanja ashobora kubitunga. Uwo muntu azaba ubwo ndabakopeje akandi Imana yambwiye iramwe umuntu uzangiraho iyerekwa hano mu gihugu cyangwa se ku bihugu by'amahanga n'aba diaspora kuko nyenya sengera abakobwa bagomewe abapfumu bazengereje hanyuma bakavaho imyuka mibi bagashaka njya sengera abantu barwaye sida barwaye n'imitima iraritera n'amahemba batera akabavamo. None se sida irakira ngwiki nasengeye umuntu akira sida tuye hano Gikondo w'umugore sinamuvuga izina kuko sinaje kumwamamaza hano kuri kamera. Azana ibipapuro bya kera afite sida abizana mu giterane n'indi gukorera hariya muri Gasabo muri Ndera. Ubari kutwumva baranyumva cyane nashimira Imana cyane narengeye no kumuvuga izina ariko ntabwo nakwamamaza. Imana iguha umugisha mama utuye Gikondo hariya kuri Merezi ya kabiri niho atuye. Namusanze mu butayu kwa Masasu 2012 ariko nuka amasazi amunuka yaratonyaguritse. Imana iramya ngo yarwaye sida ibi n'ibyuririzi bya sida bimereye uyu mugore nabi. Hanyuma jaridi yose yari yabaye amasazi yabaye amaraso n'amashira gusa ariko muva mu mubiri atutumukamo bitutumukamo bimeze nk'inyo zijaga. Ndangije ndamusengera Imana irambwira ngo niwe muhanuzi ntumye kuri uyu muntu ngo akire sida. Ndamusengera akira sida. Haramo nasenge bafite ibibyimba byo mu mutwe ngo barajya kubabaga mu Buhindi. Imana ibirabirangiza ntibaba bacuriye indege ubu barakize sinjya kubatangaza hano ngo mbavuge ubu banteye n'ifuhe nabavuga. Rero njyewe mfira mwibanga we mwitonde kuko Imana irakora. Rero Imana ni Imana ishobora byose. Imana ni Imana y'imbaraga nyinshi mu izina rya Yesu. Wamvugiye ngo amen. Semena haleluya. Amen. Tuzamamaza ineza y'Imana twariye tutariye. Tuzamamaza ineza y'Imana ntawe dusaba ntawe twinginga ahubwo Imana ikore ku mutima w'umuntu nimukoraho akore nkuko Yesu yavuze ngo mufate ubutunzi bwanyu ngo mukoreshe ubwenge bwanyu n'ubutunzi bwanyu kugira ngo mushyigikire umuntu w'Imana mumufate amaboko muyazamu. Mana yacu tugire neza. Prophet none se kuri kwanga Imana irakora wowe ko nta kintu yagukorera kuko Imana irakora. Reka nkubwize ukuri by'Imana yankoreye ni byinshi kugeza uyu munsi. Abana banjye bari kwiga ariko bakiga mu buryo bugoye nubwo biba bigoye cyane
ariko hari aho ngenda mbona ukuboko kw'Imana mu buzima bugiye bugoye buruhije nk'ubwo ba Yeremiya bose baciyemo, nk'ubwo aba bakozi b'Imana b'ingeri zikomeye bagiye bacamo bose bagiye batabarwa banyuze ahakomeye. Nge rero numva ntabwo bafite uri kubyumva kugenda utsinda umwuka w'ibigirwamana utsinda na karande bigenda bigorana cyane, ariko ubu ndi kugenda nzitsinda. Kandi ikindi twebwe dutabarwa ari uko abo twasengeye Imana yagiye bagirira neza, hanyuma twebwe tugatabarwa nyuma yabo. Ubundi umushumba atabarwa nyuma y'intama. Yes, ubwo rero umbwiye ngo ntabwo ntacyo ndabona nawe wabuginiye ku mubyimba, ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, Uwiteka azabana nanjye. None se yes, iyo urebye ko abashumba bari gutabarwa, nasengeye abantu oya wibica mu ijambo, nasengeye abantu bagura amamodoka bakajya banyura hano mu gacinjo bakantera ibyondo. Abashumba bari gusubizwa mbere y'intama. Noneho uravuga ngo intama ngo zisubizwa mbere y'umushumba, ko abashumba bari gusubizwa mbere y'intama. Nubo n'umushumba wasubijwe mbere y'intama abafitanye siratine na Satani kuzimu, kuko hari benshi bahawe amazu y'amayetaje n'amamodoka bivuye kuzimu, ibintu bigiye gusubirwamo. Mwari mwabona iki ko Imana igiye gubanshira imanza ngo nambaye impeta ituruka kuzimu, ni impeta iba yaratangiwe umwana cyangwa se igatangirwa umuntu mu muryango agapfa bakamushyingura. Impeta ituruka kuzimu ni impeta uri kubyumva wagura imodoka ya Benz cyangwa ukagura imodoka y'iki. None mba mu nzu y'icuma na saro ngo nambaye impeta ngo irabacumuje. Impeta ibacumuje iki kariyo nigura igihumbi cyanjye. Iyo ni impeta yo gusezerana, ni impeta isanzwe y'umurimbo nk'uko umuntu yambara n'izindi. Ikindi nari mfite impeta nziza ya oro nigeze kwambara nashingiwe n'umugore wanjye. Iyo mpeta imaze imyaka hafi 10 myaka nka 18. Wabyumvishe iranga kuruta umwana wanjye w'imfura. Bishaka kuvuga mu iyo mpeta nagezeho ikajya intema mu kuboko ngakarabe kantema. Kandi ibyo bihe bya kera nkigira amafaranga nari yiguza amafaranga, nibanshigikire bashyigikira umurimo w'Imana nongere ngura impeta yindi nshyashya nje nyishiramo hano niba ariyo. Ariko nabaye nguzi y'igihumbi y'umurimbo kujya mu mbe nyifashisha bisana. Ubwo rebe kuncira imanza ntawayingurira. Urakoze cyane. Imana igumugisha kadusenga Imana twihutishe. Habwi impeta ariyo muri Remenante bazongera we mwitone ntagare impeta ntagare muri Remenante. Dore ngiyi impeta zo muri Remenante umuntu yikoze wese arabandagaragaye tamera nka wa wundi saro ngo aba yatunze ikibanga. Rero bishaka kuvuga ngo mw'izina rya Yesu njyewe ndi mu mwuka, mw'izina rya Yesu njyewe ndi. Nta mukobwa wabugumiwe waba byamuyobeye akeneye umugabo mwampamagare musengera Imana. Nta mugore waba yarabuze uburyo yatwita ngo abyara akabamaranye n'umugabo imyaka 10 amupfumbata ariko nta mwana ujya mu nzu. Bishaka kuvuga ngo ukeneye kubyara. Dore umukozi w'Imana Dogiteri Imana hagurukije ndahari ngo usengera Imana ku mwakuru. Ntabwo bakubengeye ku rukiko ngo mpamagare ngo usengera Imana ukiri umwaka. Baragiye mu bapfumu. Abapfumu barakuzengeje ba Sarongo birirwa bakurya ibyawe, ariko ubundi kuki bakurikirana abapasiteri bajya gukurikirana abo bapfumu ba Sarongo. Sarongo Imana muhaye igihano kuko namaze igihe kinini ndi kumubwira ati niyihane niba atihane inyama izava ku kibero cy'ihene cyangwa se ku kinyita cy'ihene kwa kundi bayibagara inene bakayishyira mu isafuriya. Sarongo Imana nyeretse iyerekwa ngo azayirya imukumbagaze mukubite ku gikuta imugaruye hino. Mpamvu ari muri tereza ni ukubera yuko Imana yamushatse igihe kinini. Netse kuba nari cyano yagaragayeho asa n'umuntu nguri kwihana ngo avuga ati nanjye ubugingo nzabukenera. Ese wakihaniye kimwe bikagirira arihanira muri gereza buri nkukabyara. Imana yarambiwe abapfumu i Burayi ho noneho igiye kubakora nk'umukwabo. Aho usanga umuntu w'umugore agaturuka hano muri Afurika akajya i Burayi ari gusaba Imana ngo azajye mu bazungu. Abantu b'Abanyafurika benshi bava hano bagera mu bazungu i Burayi za Canada mu Bufaransa no muri za Belgique n'ahandi. Agatangira agacirira imbwa akayigira umugabo ngo azajya aryamana nayo ngo imurongo. Abazimu bashya mw'izina rya Yesu. Ibyo ni ibitera Imana idashaka bituma umushinya w'Imana ukomeza kuzamuka. Imana irambwira ngo ntabwo Imana ari naje kuri iyi mihanda hari umuntu w'umutinganyi witwa Satani Kayusi. Uwo mutinganyi witwa Satani Kayusi narwanye nawe Kicukiro kuri za kamera mubwiriza Yesu mubwira ubutumwa bwiza. Akajya ndeba ngo arabona ngo nsa n'agakobwa ngo yamfata ku ngufu. Bakandeba ngo arabona ngo meze nk'agakobwa keza kandi ndi umugabo nkawe mfite igitsina nk'icyo afite, ariko akandeba ngo ndasa n'agakobwa ngo yansiga ngo akamuni ngo kibivuta mw'izina rya Yesu. Ibyo bivuta nibyo mu badayimoni. Mfite amavuta ava mu ijuru ku Mana, mfite amavuta ava ku Uwiteka Imana ishobora byose. Abatinganyi Imana bakoze nk'umukwabo. Abatinganyi bagiye gukizwa ku neza. Ariko ngo yarakijijwe
Kayusi ndamusengera icyo gihe turaserera ashaka kumfata ku ngufu abanyamakuru baravuga ati uyu umukobwa w'imufata wabyumvishe hanyuma ndangira Yesu amunsindeye ntiyamboraho ariko ndamubwiriza numva ivuga butumwa riramucengeye Imana irambye ati nukuri riramucengeye abandi ba pastor bari barananiwe Kayusi wari satani ubu yarakijijwe ari kuvuga gukomera kw'Imana yakoranye amazimisi akorana ibiganiro noneho n'umuhanzi ukomeye witwa Niyo Patrick noneho bari kujya mu studio njyewe nta kintu ndi guhanwa ngo kibure gusohoka hari umuntu witwa Theo Nibishaka nongere mubwire Theo Nibishaka wowe aho uvukagera ikibazo cyawe ni kimwe uzavuga ubutumwa neza neza ari uko Imana iguha umugore Theo Nibishaka atari yabona umugore ivuga ubutumwa rye riragwa nje mba ncyaha ngatesha ngahugura nka reverend nk'umushumba tawe ningiye umuntu witwa Noheli ndajya kubona nkabona ari kwibambaza buri mwanya mu butwiko buri mwanya agatereta si yakamunanira agatereta ngo uwo bita ngo none hageze kuri Mutesi pastor ngo arumva ngo amarari yamuzamukiye ngo nawe yamureshya ibi bintu bya Noheli ubu mana abavuga butumwa yarihanye ariko yarihanye Noheli yarihanye uzi ubutwiko none harimo none ngo ari ejo bo nabonye yasohoye ikiganiro ngo ari gushaka gutereta ngo bita ari kumwe na Claude Niyonzima ngo ari gushaka ku kiganiro cyo kwa Claude ngo ari gushaka gutereta ngo Mutesi ngo pastor Mutesi ko ari kwiteretanira na Gerard ko ari byo nabonaga bahana amashokora none Noheli ari kujya kuvuruganya iby'abandi ashaka ikiko Noheli ko ubu sarajya gutereta aho Bishop ari gutereta kandi nta nubwo ari umuvuga butumwa wuzuye yamaze kunywa ibitabi n'ibiyoga no kuvuga ngo mbese bo aba bantu bakeneye ingando ubona ariko bashatse ingando y'abapastor bashaka ingando y'abapastor komeza n'ubundi rero nihuse cyane sibyo bishaka kuvuga ngo hari abantu bajya bafite sinyatire bava z'ibimenyetso bituruka hasi hahandi navuze muri fondation yo kwa Satani kuzimu bazajya bagaragarira ku mbuto zabo n'uburyo bitwa bazajya bagaragarira ku myitwarire yabo buriya ukuri kuraryana kugasharira ariko ukuri kurakiza niba mba mvuze ukuri mbafite ifuhe ry'Imana ryo mu mwuka uzarebe n'ibiganiro byose nkora mbafite ifuhe kuko mba numva ndi gushya Imana imbwira ati bivuge umuriro w'Imana umuriro w'umwuka wera mufasha w'umwuka wera abari kumwe nanjye numva nshya umuriro uhera mu birenge abatinganye mukizwe mu izina rya Yesu na Kayusi yakijijwe ninjye wamusengeye hanyuma yabonye Imana uko yabonye Imana n'abandi bati umuntu witwa Jihad ujye umwumva cyane ku makamera Jihad ujye umwumva ku social media sindanahura nawe sinamuzi ariko niba ari umuntu witwa Jihad niba ari umuntu ugiye gukizwa Jihad Imana agiye gukizwa ku kibi n'icyiza Jihad ndaguhanura Jihad mba numva yivugisha ubujwi nk'ubw'abakobwa kandi afite ibyanwa byinshi numva yivugishwa kandi ukagira ngo neza wajya no mukobwa abo badayimoni bose nibo batumye Imana irimbura Sodomu na Gomora Imana irangije ibwira umuntu witwa Loti iramubwira ati hunga nturebe inyuma ati kanurebe inyuma ati ni ikibazo hanyuma Loti akora ikosa areba inyuma arebye inyuma ahita hinduka inkingi y'umuntu hari abantu baje mu byizerwa bamaze kubigeramo bahinduka bareba inyuma bagiye kuba inkingi z'umuntu nubwo nta modoka mfite kaba nta n'igare mfite kaba nta na moto mfite ariko mfite Kristo Yesu kuko mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 18 Bibiliya iravuga ngo ariko twebwe hiwacu ni mwijuru aho niho dutekereje ko umukiza azaba ngo ni uzahindura imibiri yacu igahindurwa yo gucishwa bugufi njyewe ndi kumva ndi mu murage w'umwuka wera kandi ndabwira n'abandi ba pastor bari babivuye hari abo noneho nanyuzeho mbona bari kumwe bigage bari kunywa n'ibintu byitwa ngo ni ibiyoga ngo by'ibyuma aho za Nyabugogo mu mataje nitambuki numva ngize ifu njya gufata amasengesho y'imisi do gute numye nkumirana nukubera kuguhura mu masengesho pora mu masengesho nubwo ibiryo yego nabyo bitaraza ariko n'amasengesho agiye kuzanjegeza kubera mba ndeba kuri bagenzi banjye kangirwa nsenga haleluya ariko Imana izashoboza kandi izabana nawe rero ndajya ngubwiye ngo wowe unyumva umunsi w'Uwiteka uraje umunsi w'Uwiteka urakugose umunsi w'Uwiteka urakomeye umuhindo wawe ugeze bugufi kandi ndatangaje iritangazo kugira ngo buri muntu wese unyumva n'ukuri yongere yiyarure kugira ngo yongere yirebe yisuzume kugira ngo Imana imugire neza uyu mwanya rero hano ku Muremyi TV rero iyi chano y'Umuremyi TV impamvu yitwa Umuremyi nyine Imana harabiremye mu buzima
harabiremyemo ibisubizo, harabiremyemo iby'umugisha bifatika, kuko ejo imbaga za Satani hari imbaraga z'Imana. Ndagushimye Mana kuko uri Imana nziza, ndagushimye Mana kuko uri Imana y'ubutwari. Hari abantu benshi bajya bambaza nimero zanjye, reka nzivuge nihuse, ngo baba bazikeneye ngo kugira ngo njye mbasengera babohoke babone Imana, abakiri birwara babikire, abakiri bitero bibatera nijoro babikire. Hari abanyumva bari za Canada, arabona agiye nsengera burira indege, abo babora bariyo ndabasuje za Canada, ba Prince bari Canada nagiye nsengera bavuye hano muri Afrika no mu Rwanda, bakurira indege ndabasuje. Teta ndagusuje aho Canada, ninjye wagusengeye. N'abandi benshi nagiye nsengera mu Bubiligi, mu Budage, hose barahari, no mu Bufaransa, ndabasuje cyane. Mugubwe neza, ibigirwamana ntacyo bizabatwara, ntacyo bimaze. Hari Uwiteka kurenza ibigirwamana mu izina rya Yesu. Inimero yanjye ni 0781 3 4 9 karindwi 9 4 6. Ndayisubiramo 0781 3 4 9 karindwi 9 4 6. Hanyuma Airtel nayo iri muri Airtel Money, ndetse na mobile money byose birimo. Mujye mushyigikira umurimo w'Imana, mushyigikire ngura inzu, mushyigikire abana bige. Birangoye cyane. 07 3 98 99 karindwi 2 2. 07 3 98 99 karindwi 2 2. Rero hari abantu bajya bifuza gutabara umuntu bakamutabara byarangiye, n'ubundi bamujyana soro kumushyingura. Muntabare hakiri kare tarava mu mwuka. Dore imbogo yarapfuye, dore imboga atashye, mbona abantu batangiye guhurana amaserike n'ibindi, kandi yatakiye ku makamera igihe kinini akiri mu bitaro hano mu Rwanda, akiri mu bitaro hano mu mujyi wa Kigali, asaba ubufasha ariko batinda kubuzana. Hanyuma mbona apfuye, nibwo abantu batangiye. Ariko cyo abantu bakunda umurambo kuruta umuntu muzima. Mwagiye mukunda umuntu muzima kuruta umurambo? Abantu bakunda umurambo cyane. Ubu ngubu mfuye ati ni wa mugabo wavugaga Imana rwose arwanya abatinganye, ni wa mugabo wavugaga Imana rwose yatashya rwose agahanga kumiranye, mujye kumushyingura mu mukanzana amaserike. Mwantabaye hakiri kare byibura kazajya namamaza neza y'Imana hakiri kare. Mujye mutabara abazima kuruta abantu batari. Mu izina rya Yesu uvugisha ukuri n'igice umubara, kandi ibyo mvuze ndumva atari bibi mu by'ukuri. Nose abatinganye, umutinganye yaherutse kunsuzugura nshoje ikiganiro, aramya ngo ninze nkwa miliyoni 8 z'amanyarwanda ngo ajya ndongora mu kibuno. Ndangije numva ndababaye, nimero yo mpita nyisiba mu izina ry'Uwiteka, ndayisiba ndanamukomesha ati ntuzongere kuntinyuka. N'abakayusi bari hano mu mihanda narasengeye barakizwa. Ubu ngubu uwitwaga Satani ari we Kayusi ubu yakijijwe. Hanyuma ahita kwakopa telefone ansuzugure kuri miliyoni 8. Imana irambwira ngo abantu bafite umurengwe mubi cyane, uwo murengwe ngo wababaje Imana. Aho nawe ntiwaba ufite umurengwe nk'uwabo ngabo, Imana ikurinde kugira umurengwe nk'uwo. Hanyuma noneho ushyigikira umurimo w'Imana, Imana izakwibukira ku mirimo. Mbibutse ko ijambo nsorejeho imirimo ya nyuma izayishiyambira agaciro. Ni Yesu wabivuze, si njyewe. Yesu yaravuze ngo imirimo ya nyuma izayishiyambira agaciro. Mugubwe neza, shalom, turi kumwe. Amen. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana, kandi Imana ikurinde. Murakoze cyane. Amen.